Reka ngusuhuze muri kano kanya nguhe n'ikaze. Iyi ni Ubuzima TV show, channel ikugezaho ibiganiro byiza byibanda ku buzima n'indwara ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Njyewe ndi Japhet Ntakirutimana. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi twaguteguriye ikiganiro kiri bwibande ku ndwara ya tifoyide. Iyi ndwara ubusanzwe ikunze guhuza ibimenyetso n'indwara ya malaria. Ibimenyetso byinshi bya tifoyide ibihuza n'indwara ya malaria. Niyo mpamvu rero twanaguhitiyemo iyi ndwara kuyigusobanurira kugira ngo niba hari ibyo utari uyisobanukiyeho ubisobanukirwe, ibintu bikomeze kugenda neza. Kano kanya rero niba uri mushya, reka mfate uyu mwanya nkwibutse gukanda subscribe. Ibyo biradufasha cyane kutwereka yuko turi kumwe, kugira ngo n'ubutaha ibiganiro tuzajya dutegura bijye bikugeraho mu buryo bworoshye cyane. Reka twongere tuguhe ikaze. Tifoyide ni indwara yandura kandi yica mu gihe nta muti umurwayi wayo yafashe. Ni indwara ikunze kuboneka kenshi mu bihugu isuku ari nkeya, kenshi na kenshi mu bihugu bikennye, ni ukuvuga ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika, Amerika y'Amajyepfo na Aziya. Iyi ndwara iterwa na bagiteri yitwa Salmonella typhi, ikaba yandurira mu mwanda, ku buryo ku byo kurya byagiyeho iyi mikorobi nyine n'ubundi, cyangwa se intoki zanduye. Ibimenyetso rero biranga tifoyide ni ibihe? Fievre tifoyide igaragara muri ibi bimenyetso bikurikira: umuriro mwinshi cyane, ari nayo mpamvu bayita ko ari fievre; kumeneka umutwe cyane, kugira ikizibakanwa, ni ukuvuga kubura apeti, kuribwa mu nda, guhitwa cyangwa se diare, cyangwa nanone kwituma impatwe constipation. Ibi bimenyetso iyi ndwara ibihuriraho na malaria, uretse ko ahanini malaria itaryana mu nda. Niyo mpamvu abenshi bivura magendu bakivura malaria ntibakire, kuko baba bavuye icyo batarwaye. Iyi ndwara iyo itavuwe, ibimenyetso bishobora kugenda burundu, bityo ukibeshya ko wakize ya ndwara, nyamara iriya mikorobe iba iri kwinjira mu mutima no mu bwonko, ariho igera ikaba yatera n'urupfu. Mu gusuzuma iyi ndwara rero, bavoma amaraso yo mu mutsi, bakaba ariyo bapimamo iriya mikorobe twabonye bakoresheje microscope. Iyi Salmonella typhi rero niyo mikorobe bashobora gusanga mu maraso yawe igihe warwaye iyi ndwara ya tifoyide. Tifoyide ivurwa gute, cyangwa se ni iyihe miti ushobora gufata igihe warwaye iyi ndwara ya tifoyide? Tifoyide ivurwa hakoreshejwe antibiyotike zitwa chloramphenicol cyangwa thiamphenicol. Iyo byanze uhabwa izitwa norfloxacin cyangwa ciprofloxacin, ari nazo zikunze gukoreshwa cyane. Gusa izi zose zihabwa na muganga, ntabwo wazigurira ku giti cyawe nta muganga wazikwandikiye. Tifoyide ese wayirinda? Birashoboka. Yego, igisubizo ni yego. Wabyumvise neza, birashoboka ko wayirinda. Tutarakomeza, wowe mushya ugeze kuri iyi channel yacu, ndakwibutsa yuko iyi channel buri gihe izajya ikutegurira ibiganiro byiza byibanda ku ndwara zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Turakwibutsa ko kandi niba wakunze ibiganiro nk'ibi ngibi, wakora subscribe ndetse yewe ugakanda n'akamenyetso ka all notification, kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha
bijye bihita bikugeraho ku gihe. Uburyo rero wakwirindamo tifoyide, mu kuyirinda si ukundi ni ugukoresha amazi meza, gukaraba n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya na nyuma yo kuva kuri tuwarete. Ibi bizagufasha cyane mu kwirinda iyi ndwara. Ibikoresho byo kuriraho byozwe neza kandi bibikwe ahantu hari isuku. Imbuto n'imboga zo kurya ari mbisi, banza uzironge mu mazi meza kandi atemba. Kuzirongera mu ibasi si byiza, ahubwo umuntu yagusukira n'igikombe cyangwa n'ijagi. Ushobora kandi mu kuyirinda no kwiteza urukingo, rukaba rumara imyaka 3. Uru rukingo rwitwa vaccin anti-typhoïdique. Ngayo nguko rero ibya tifoyide, wiyumviye neza uburyo yandura ndetse n'uburyo ushobora kuyirinda. Twabonye ko kandi tifoyide ari indwara abantu benshi bakunze kwitiranya na malariya kuko ibimenyetso byinshi usanga ibihuje na malariya. Ni byiza rero mu gihe warembye, warwaye, ko wajya wihutira kugana kwa muganga kugira ngo bagufashe, cyane ko bakora n'ibizamini bitandukanye mu kugira ngo bamenye niba ari malariya cyangwa ari tifoyide urwaye. Bungabunga ubuzima, isuku ni isoko y'ubuzima, twigire intego. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, icy'uyu munsi tugishoreje ahangaha, tukwibutsa ko niba wakunze ibiganiro byacu wadutera inkunga ukanda like, ugaragaza ibitekerezo byawe hasi muri comment, ndetse ushobora no kubisangiza abandi ukora share kugira ngo bigere ku bantu benshi. Turagushimiye rero, naho ubutaha.